amazina nitwa Karanzi Anania, ni umupasiteri mu zabukuru. Nshimye Imana mbaye kano kanya mvuga ijambo n'Imana. Ariko icyambere reka nshimye Imana kuko mbaye aka kanya. Ndagushimiye Imana Data wa twese mu izina rya Yesu Mwami wacu, kuko tubonye iki gitondo cyiza kidasanzwe kukuvugira, ntaba ari njye ahubwo ari wowe wihesha icyubahiro muri iri jambo. Urakoze ni mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Matayo, ibice 24 duhereye ku murongo wa 36. Ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, Kristo Data wenyine. Uko iminsi ya Nowa yari iri, niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nguge. Ntibabimenya kugeza umwuzure waziye ubatwara bose. Niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima, umwe azajanwa undi asigare. Abagore babiri bazaba basya ku rusyo rumwe, undi azajanwa undi asigare. Ariko ibi mubimenye, iyaba nyir'inzu nyir'urugo yamenya igicuku umujura azaziramo, yabaye maso ntiyakundira inzu ye gucukurwa. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo Umwana w'umuntu azaziramo. Amen. Ni ijambo ry'Imana. Dusomye ijambo, umutwe w'ijambo tubwiye uko bizaba ubwo Yesu azagaruka, kandi iryo jambo rya nyuma ku itorero. Yesu yaraje, yarahanuwe kera, uravuga ngo umwari azasama inda, azabyara umuhungu, muzamwita Imanuweli, bisobanurwa ngo ni Imana iri kumwe nawe. Ibyo bintu byarasohoye. Yesu yaravutse, arakura, ageza igihe cyo gupfa. Intego yamuzanye ko ari ukuducungura, duhuze n'Imana. Arabikora, arazamuka. Ariko agiye kuzamuka, gituma bivuga ngo dusomere ijambo ryo kugaruka. Ugaruka ni uwaba wabanje kuza. Nuko twereka kuko yabanje kuza, azagaruka ubwa kabiri. Kandi mu kuzamuka yaravuze ngo ndagiye nzagaruka mbajyane aho ndi, namwe ariyo muzaba. Ariko rero mu kugaruka kwe bikaba bidutegeka kwitegura no kuba maso, kuko uwo munsi uzatungura abari mu isi bose ngo umeze nk'umutego. Iryo jambo ritubwiye guhora twiteguye, kuko umunsi byatubwiye mu ijambo. Yavuze ngo uwo mwanya ntawe ubizi, haba nabo n'umwana ntabizi, cyangwa abamarayika bo mu ijuru. Ni umunsi ngo uzwi n'Imana yonyine. Icyo gituma rero dukwiye kwitegura. Iryo jambo sigaye amaze kurangiza ibyo gucungura, azamutse, yaravuze ngo ndagiye ariko nzagaruka mbajyana. Bikaba bitubwiye guhora turi maso twiteguye, kuko azaza mu gihe tudatekereza. Imana itugirire neza guhora twiteguye, tubaye maso. Niyo mahirwe ya nyuma y'itorero, ni uguhora twiteguye kugaruka kwa Yesu
ngo naza azasange turi maso. Tubwiye kuko babiri bazaba ari hamwe, abagabo babiri bari mu murima, umwe agende undi asigare. Icyo gituma kuba umukristo ari igiti ku giti cy'umuntu wenyine, ni ukwitegura wenyine ukwawe. Muzaba muri kumwe, muzaba muri ku buriri bumwe, umwe azagenda undi asigare. Dutegetse rero guhora tubaye maso. Imana itugirire neza. Amen. Ntawe ubizi niko tuvuze, ariko kuza kwazaza niko Yesu yabivuze, ariko ngo mu mwanya tudatekereza. Kuko iryo jambo kugaruka kwa Yesu kujana itorero ni ibanga ry'Imana yonyine, kuko bitubwiye ngo n'abamarayika n'umwana ari we Yesu uwo munsi ntabo yawumenyesheje. Icyo gituma dukwiye guhora twiteguye tubaye maso, kuko yagiye tutuzi igihe azagaruka. Ariko hariho ibimenyetso igituma tuba maso, hari ibi yagiye avuga tugenda tureba n'amaso yacu. Hari ibimenyetso yavuzemo byinshi bizaturangira bitwereka yuko Yesu agiye kugaruka. Yavuze ngo hazaba intambara hamwe na hamwe, abantu bazasubiranamo, abantu bazangana. Icyo ni ibimenyetso bitwereka, nubwo tutazi umunsi, ariko ibimenyetso kuko byanditswe mu ijambo ry'Imana ko turabibona. Ibyo tutigeze kubona uyu munsi, imyaka tugize, ibyo tutigeze kubona ko turabibona. Abantu basabanaga, abantu bavukanaga, abantu basangiye, twagiye tubona ukuntu bari mu gusubiranamo bakicana, kubera kuko niko ijambo ry'Imana rivuga. Cyaduha ngo tubisobanukirwe, kuko icyo Imana yavuze nta na kamwe kazasigara kadasohoye. Ibyo yavuze bizaba, ibyo byose yarabivuze. Avuga ko hazaba ibishitsi hamwe na hamwe, ibyo byose turabibona. Avuga ko hazaba imyuzure, turabireba, ibyo tutigeze kubona, basogokuruza batabonye. Iyo tureba kiriya kiyaga cya Tanganyika hariya Uvira, cyarazamutse kigeraho kitigeze kugera n'ikindi gihe. Ibyo twarabibonye kandi biragaragara, bikatwereka yuko ijambo ry'Imana ryose ni ukuri. Icyo Imana yavuze izagikora. Bituma mbahatira kugira ngo mugire umwete wo kuba maso, mugire umwete wo kwitegura. Kandi kwitegura ni iki? Titwitegura nk'abafite ubukwe, titwitegura nk'abafite ibindi birori. Kwitegura kwacu ni ukweza imitima, ni ukwihana ibyaha, ni uguhora twitunganya buri munsi imbere y'Imana, kuko nicyo Imana idushakaho. Kuko abo bose bazatungurwa urya munsi, bikamera nk'urya munsi w'igihe cya Nowa. Yababwiraga ngo nimube maso cyangwa se twubake inkuge, kuko Imana yamenyesheje yuko isi izarimburwa n'amazi. Ariko abenshi ntibabyitayeho, baravuga ngo ni inkuru, kuko nta mvura bari yabagaho. Ariko igihe gishyitse baje gukomanga, igihe cyatambutse, babwira Nowa ngo nadukingurira. Aravuga ngo byarangiye. Icyo gituma rero natwe dukwiye kuba maso, kuko bariya n'akabarore, ni ibintu byabaye kandi birandikwa, kuko iby'Imana ni ukuri, nta na kimwe kitazasohora. Ibyo byarabaye, abantu bararengerwa. Biratubwira ngo harokotse abantu 8, isi yose amazi arayirengera. Bakristo, icyo gituma dukwiye guhora twiteguye tukaba maso kugeza ku munsi wo kugaruka kwe. Amen. Data wa twese mu izina rya Yesu, turagushimiye kubw'uyu mwanya tuvugira ijambo imbere y'ubwoko bwawe, y'iteraniro ryose batwumva bari impande zitari zimwe. Iri jambo ryawe rigira umumaro kandi rikangura imitima isinziriye, kuko abantu basinziriye muri byinshi, ariko Imana ifite imbaraga zo gukangura no kumenyesha abantu kuko bakwiye kuba maso, kandi karushaho kwiyeza no kwitunganya, kuko ibyo wavuze byose uzabisohoza ku munsi wawe. Urakoze, ni mu izina rya Yesu umwami wacu tubisabye. Amen.